Alright, reka nongere mbaye ikaze kuri channel yacu Rwanda Movie. Dutangiye igice cya gatanu rwose tubona umukobwa ari kwitunganya. Ese yari kwitunganya yari ari kujya hehe? Rero rwose aratambuka, agitambuka akigera kuri umusore yaramubajije ngo ko mbona ufashe amabage ugiye hehe? Sorry, nibagiye kukubwira hari umuntu w'inshuti yanjye ngiye kureba, birantunguye nyine bituma yamamaga, bituma ntaguteguza, niwe ngiye kureba. Ugiye kureba umuntu w'inshuti wawe? Kuva ryari ujya kureba umuntu utambwiye? Okay, nimba ari inshuti yawe kandi koko ukaba wahisemo kujya kumureba, nta kindi narenzaho ariko umenye yuko ibyo uri gukora atari byiza. Ntaribi rwose wagenda. Turabona rwose umukobwa yaramubeshye ngo agiye kureba umusore, umushuti we, ariko yarigiriye kureba undi musore rwose. Umuhungu nawe yaje kumukurikira, yaramukurikiye rwose. Turabona umukobwa, imodoka yari imutegereje. Urabona umusore yavuye mu modoka rwose aza. Urabona bagenzi be bagiye mu modoka, maze uriya mukobwa nawe ajya imbere rwose. Urabona ko we yahise yinjira aciye imbere. Umuhungu nawe yakomeje kubireba rwose. Urabona ko yari yamukurikiye kugira ngo abashe kumenya ukuri. Ese byaje gukomeza gute? Turabona rwose umuhungu wacu arakomeza kugenzura. Turabona yicariye mu ntebe yaratuje. Wa mukobwa yaragarutse. Akigaruka yaramubwiye ngo hello honey, ngo sheri ibiki? Aho uvuye nahamenye, n'uwo mwagiye guhura nawe namubonye, nagukurikiye kugira ngo umenye ukuri. Umukobwa rwose yabonye ko yamaze gufatwa, nta kundi ari kubigenza rwose. Yaje gutuza, amubwiza ukuri rwose, amusaba n'imbabazi, amubwira ko bitazongera. Mbabarira, ni ukuri byantunguye, mbabarira. Ariko umuhungu yakomeje amubwira ngo wazajya ureka kubeshya koko, byagutunguye. Wari uzi ko rero ntarabimenya ukajya kumbeshya? Iyo umbwiza ukuri, ni igiki wamburanye hano cyatuma ujya kureba abandi bagabo? Ni igiki wamburanye? Umukobwa rwose urabona ko ikimwaro kiramukoze, abura uko abigenza, niko gutangira gusaba imbabazi rwose, arebe ko yamufasha, akaba yabasha kubyibagirwa rwose. Umuhungu nta kundi ari kubigenza, yaramubabariye rwose, arabireka rwose birarangira. Ariko uyu mukobwa nawe ntanyurwa rwose, buri kimwe cyose aragifite. Hari uwaje guhamagara kuri telefone, agihamagara umuhungu yahise yumva rwose umukobwa avuze ngo umuhungu urabona byaramubabaje rwose kubona umukobwa bakundana ari gukomeza amuca inyuma rwose, avugana n'abandi basore kandi babana no mu nzu imwe. Ese wowe ari we bibayeho, wabyitwaramo gute? Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri filime zisobanuye mu rurimi rwacu rwose rw'ikinyarwanda. Njye mukomeje kubana ni Birasa Official. Turabona rwose wa mugenzi we Sibaru yakomeje amuhamagara kuri telefone amubwira ngo sinakubwiye, uriya ntago ari umukobwa, uriya ntago ari umukobwa, uriya ni indaya, mureke rwose.
narabikubwiye ungira umusazi, uriya ntaho mwagerana rwose. Umukobwa rwose urabona ko bakomeza kumuvuga bavuga ko rwose atari mwiza. Sibaro rwose ntago amushaka rwose, ntago yumva ko yagumana n'uriya muhungu. Wa mukobwa rwose turabona umukobwa turabona hariya wa musore yaragarutse. Ubu umusore akigaruka yaje amubwira ngo rwose ngufitiye surprise. Ngufitiye surprise. Habaye iki? Urabona hariya nagiye mpita mbona akazi, mbona amafaranga menshi. Umukobwa yaramuhobeye yarangije. Urabona abakobwa bikundira ahantu rwose bumva ko harimo amafaranga. Urabona umukobwa yakomeje kumuhobera rwose amubwira ngo komerezaho umugabo wanjye, komerezaho. Umugabo nawe byaje kumushimisha rwose kuko yari amaze iminsi nta kazi afite, niko kubona akazi atangira kwishima. Umukobwa yahise yinjira mu cyumba, yahise yinjira rwose aragenda amuzanira amafunguro. Umuhungu nawe rwose urabona ko akomeza kugenda yiyumvira, ntabyumva, arakomeza kwiyumvira rwose yibaza icyo yakora bikamushobera. Umuhungu ni nyabwenge, ntago rwose ashaka ko uyu mukobwa yamucika na gato. Umukobwa ntago aragaruka. Umuhungu baramuhamagaye kuri telefone, arangije aritaba. Alo, mugenzi we niwe wari wamuhamagaye amubwira ngo maze kubona wa muntu rwose, mbonye hehe? Umuhungu rwose urabona ko yakomeje kwishima. Mbibutsa kuza kureba igice cya 6 kiraza kubageraho mu kanya, nimuze gucikwa. Njye mwari kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.